kurusha umugore akurusha urugo. Yego. Si uko kurusha urugo guhinga cyane, ahubwo akurusha iyo yarigizemo imico myiza, akagira uburere mu bana, akagira urukundo, agakunda uwo bashakanye, n'abana bazakunda uwo bashakanye. Kuko umushiha umwana yavanye mu rugo, uburere buke umwana yavanye mu rugo nibwo azakomezanya naho azashaka, kuko nibyo azajyana kandi biturutse ku mubyeyi w'umugore. Nyambwira abagore kenshi nkabwira ngo mu mugore ku kazi, ariko nugera mu rugo b'umudogiteri, bameya, bagitifu, ariko nugera mu rugo witwa umugore, ya maranka yawe, ya madiplome yawe, ntabwo yize ngo yisige ku kazi, kuko yambura itaburiya, kuko yambuye umwenda w'akazi, usige hariya, ariko mu rugo nuhagera menye umugabo. Uyu munsi wishaka icyubahiro nawe utagize gute, utakoreye ushaka kubahwa nawe uriyubaha. Niba rero uyu munsi ushaka ko nge ndi bukubahe wowe utiyubashye, ntabwo byakunda. Niba wowe mu mama ushaka ko umugabo wawe ari bukubahe, nawe wiri butembagara hariya abantu bose bakubona, ntabwo icyo cyubahiro uzakibona. Nibura umukobwa ukishinga bagushuka, niba sura umuhungu ugashirira mu maraha, urasenyurwa wari gushinga ugashengera utambaye, numeho. ni ukuvuga ngo nicyo gisubizo naheza akagambage. Ni ukuvuga ngo niba uri umukobwa ukishinga abagushuka, niba se uri umuhungu ugashirira mu maraha, urasenya urwo wari gushinga. Ni ukuvuga ngo urarusenya mbere y'uko ugira ute urugeramo. Tuje kuganira mu buryo butandukanye n'ubwo musanzwe mumenyereye, ariko ndahamya ko ari uburyo muri bwishimire cyane. Abato muri twebwe dutozwa umuco wo gutega amatwi abaturuta, akaba ariyo mpamvu uyu munsi hano kuri Hanye Space tuje gutega amatwi umubyeyi wacu Mama Marisiane kugira ngo atuyobore mu kiganiro cy'uyu munsi. Ntuhave ukurikire, ni ikiganiro cyane cyane kigamije kudufasha nk'abamama, nk'ababyeyi, kugira ngo turusheho kuba abagore, kuba ababyeyi beza, hanyuma tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu ndetse n'abatuye isi mwese. Ukurikire Mama Marisiane. Murakoze. Yego. Natangira mvuga ku babyeyi ba mama nanjye ndimo. Umubyeyi w'umumama ni umuntu ukomeye cyane, ni umubyeyi ubyara akanarera. Bajya bavuga ngo umwana ava mu nzu, kuva mu nzu si ukuyisohokamo, ahubwo umwana ava mwa nyina. Abandi bakagira bati aho kurambagiza umugeni banza urambagize nyina. Nyina niwe uzaguha umugeni, ni nawe uzaguha uwo ukwiye gutunga, ugatunganirwa. Bivuga rero ngo umubyeyi w'umugore dufite uruhare rukomeye cyane mu kurera abana, bazubaka urugo, bazahekera u Rwanda, bazubaka urugo rugakomera. Bizaturuka kuri twebwe kuko umwana, baravuga ngo umwana nubwo ntabivuga byinshi cyane, bavuga ko umwana uko umureze niko akunera. Sinatinya kwivuga kuko ni umugani wa Kinyarwanda, uko umureze niko akunera. Ni ukuvuga rero ngo dukwiye kuba ababyeyi beza b'intangarugero, tukarerera igihugu, abana bacu bakazagirira akamaro, bakabyara abana bazagira igihugu akamaro. Ngo igihugu cyabuze umuco kiracika. Rero umuco ni ngombwa ku mubyeyi. Umubyeyi w'umugore akwiye kuba umubyeyi ni ingobyi ihekeye u Rwanda, arihekeye, arirera abana be, ariko ararera igihugu. Kuko niturera abana bacu tukabatoza urukundo, tukabatoza umuco nyarwanda, nabo nta bageni beza tuzabonamo, nta n'abana beza tuzabonamo, baba abageni ari abashaka ari n'abashakwa, ntabwo bizashoboka. Rero nagira ngo nkangurire ababyeyi baba mama banjye nanjye ndimo ko bakwiye guhaguruka bakarera abana, bagatoza abana umuco, bakababuza ikibi, bakabatoza icyiza. Ibyo mbivuga kenshi cyane ko twebwe ababyeyi b'abagore ari twe dufite uruhare rwo kurera abana no kubaka igihugu cyacu. Rero nitucyubaka tukagira umwete nk'ababyeyi, tukubaka umuryango. Iyo umugore adashaka ikintu barakubwira ngo ubundi umugore acurika inkanda ntacurika umutima. Iyo yacuritse umutima rero
n'inkandi bayacuramye ni bwa burere ni rwa rugo kandi bakakubwira ngo ukurusha umugore akurusha urugo yego si uko kurusha urugo guhinga cyane ahubwo akurusha iyo yarugizemo imico myiza akagira uburere mu bana akagira urukundo agakunda uwo bashakanye n'abana bazakunda uwo bashakanye kuko umushiha umwana yavanye mu rugo uburere buke umwana yavanye mu rugo nibwo azakomezanya n'aho azashaka kuko nibyo azajyana kandi biturutse ku mubyeyi w'umugore burya umugore niwe nyir'urugo umugabo ni imyugariro umugore akaba umutima w'urugo iyo umuntu yabuze umutima aba yapfuye mu by'ukuri urabizi neza ko bavuga ko iyo umuntu yarwaye akaremba barabaza ngo ariko wa muntu ageze hehe bataracyariho yamara gupfa bati bimeze bite bati umutima waguye mu nda iyo yaguye mu nda byarangiye ntabwo undi mutima waguye mu nda umuntu aba yapfuye rero umugore ni umutima w'urugo iyo urugo rubuze umugore rero ruba rwapfuye iyo umuntu yabuze umutima aba yapfuye bisobanura rero ko dukwiye kuba dushaka turi ababyeyi dukwiye kurera abana bakazaba umutima w'urugo koko bakazashaka urugo rugakomera bakabyara nabo abandi bana nibwo u Rwanda rwacu ruzaba u Rwanda ibyo ni ibintu byumvikana cyane buri wese akwiye kubyumva ko umugore ari we umutima w'urugo noneho akaba n'umutima w'igihugu nitugira abagore bazima bumva nitugira abagore bazima barera abana babatoza umuco mwiza igihugu cyacu kizaba cyiza rero dusabire ababyeyi b'abamama ndabasaba nkomeje kandi murabizi abenshi baranzi sinava ngo abatanzi barambarirwa abenshi baranzi ntabwo navuga ngo n'abatazi barambarirwa ariko icyo nzi cyo hafi abanyarwanda benshi baranzi ko nanyuze mu nzira nyinshi ibijyanye n'umuco barabizi neza ndabyibuka neza hari abaturanyi tugira mu byari komine yacu ya Murambi bakajya bavuga batari ko ndeba waregeje ukidukangarira twari tumeze neza wajya gudukangarira abagore bagatuza none wararegeje sinzi ukuntu byagenze ariko ndagira ngo mbabwire ngo bagore mwe ntabwo ari igiture cy'umuyobozi si igiture ahubwo ni mugira umuco murera abana mushaka abageni beza mushaka abana beza bazavuka kuri abo bageni bacu ndagira ngo rero nkangurire ababyeyi b'abagore ko bahaguruka bagahagarara bagatoza abana umuco mwiza kuko gutoza abana umuco mwiza ni ingirakamaro ndabivuga nihereyeho kuko nanjye uko nareze umusaruro narawubonye nurera nabi umusaruro uzawubona utari mwiza nurera abana neza umusaruro uzawubona mwiza ni kwa kundi nyine bavuga ngo n'ubundi ngo sinzi umugani urugero natanga ngo icyo wabibye nicyo usarura cyane icyo wabibye nicyo usarura rero niturera abana bacu neza kandi tukamenya no kubaha abagabo bacu abagore bataye umurongo twataye umurongo reka nishyiremo wenda nibeshyira cyangwa se ntibeshyira abagore ntibakimenya abagabo umugore azi ko niba yarize byararangiye niba yarize ntabwo akiri umugore nyambwira abagore kenshi nkababwira ngo umugore ku kazi ariko nugera mu rugo b'umudogiteri bameya bagitifu ariko nugira mu rugo witwa umugore ya maranka yawe ya madiplome yawe ntabwo ize ngo yisige ku kazi kuko yambura itaburiya kuko yambuye umwenda w'akazi usige hariya ariko mu rugo nuhagera umenye umugabo umugore agomba kuba umugore yari mu rugo yivuga ngo ndarushye cyangwa tuhuje akazi cyangwa se ndarushye nanjye cyangwa se nanjye ndakora ariko umugore agomba kuba umugore akamenya kubaha umugabo ndababara cyane ndabibona kenshi mpura na byinshi kuko yewe nyine ibyo nkora bihura nabyo njya mpura nabyo ariko nkabazwa n'umugore utubaha umugabo iyo umugabo n'abana bawe nabo bazubaha abagore babo bazashaka bazubaha n'abagabo babo nagira ngo rero babyeyi dukunda turere igihugu reka twubahe umuryango reka twubahe abagabo bacu reka twubahe abana bacu tubatoze umuco wo kubaha ababaruta nitwaha abagabo bacu tukubaha abo twashakanye n'abana bacu uwo muco nabo bazawukomezanya nabo bazubaha abo bazashaka bazatoza umuco mwiza abo bazabyara reka rero dukunde igihugu twubaha igihugu twubahe umuryango babyeyi beza ndabakunda twubahe umuryango turaboneraho kubaha n'igihugu ndabakunda mukomereza aho ngaho kizira amacakubiri kizira umugore mubi babyeyi beza ndabakunda mukomereza aho ngaho Kagambage warubonyeho umubyeyi wacu yarasoreje nashakaga ko ugira icyo ubwira abadukurikira ndabizi ko wowe ntabwo uragera mu cyiciro cy'abapapa
ariko turimo kubisengera. Ni ibiki wenda nk'ibintu nka bitatu wavuga uti ibi bintu nibyo nakifuje ku mubyeyi? Njyewe ikintu navuga nuko abana cyangwa abamama hatagira unyumva nabi ariko bazaguha intebe yo kwicaraho ngo yihagarareho. Ikindi by'umwihariko hari uburyo nko mu rugo haba ibibazo, ubundi urukundo rwo kuri mame ni nawe wabimbwiye ko urukundo rwo kuri urubonera mu rugo, iryo jambo niwe warimbwiye. Urukundo cyangwa urukundo ibyo guteretana binde by'ibikireremo bebe ha n'ishushu, urwo nta rukundo ruri mu rukundo rwo kuri, ni ishuri ryo mu rugo. Rero hari uburyo umukobwa cyangwa umudamu urugero ugera mu rugo warakaye, ariko hari ubwenda nshobora kuba nkati korosi indayi zikamenya ntarahinguka zigatangira guseka nge ntaragerayo. Ubwo icyo gihe bashaka kubikabiriza baravuga ngo umugabo ni nka roho mutagatifu ngo atura amahoro. Ugasanga rero akeneye ko ahantu agira urumva indayi ntarahinguka, wowe ndahagera mu rugo uri komando. Rero icyo navugaga kwihangana, ariko n'abagabo apana kwigira intare, kuko buriya ntabwo ari byiza tukubahana kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Ariko hari amatsiko nashaka kwibariza. Umubyeyi wacu afite imyaka 71, hari inzira yanyuzemo. Ndagira umwibarize ikibazo. Mami, ku myaka yawe 20, munsi wenda washatse ufite nk'imyaka ingahe? 22. Ese ku myaka yawe munsi y'imyaka 18 wigeze ugeraho sheri? Oya. Mami ndagira tubwire neza ko yadufasha urubyiruko. Ese ntabwo wigeze ukunda nawe cyangwa se ugire ku muntu? Oya. Ntabwo twakundanye. We yarashatse. Reka mbisobanure wenda tusa nawe gira icyo mu kiganiro. Nge narashatse ntabwo nigeze ngira abasheri. Igihe cyacu ntabwo wagiraga abasheri ngo utoranye ufate uyu munsi, ntabwo banteruye. Ntabwo banteruye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo icyo gihe urasabwaga nk'umukobwa, ugasabwa n'umuryango. Bakavuga ati kanaka afite umugeni uteye ate, kuko twagiraga baranga ukarangwa n'umuntu ibuna akavuga ati kanaka afite umugeni kandi mwiza. Si ubwiza bw'uburanga, ahubwo ubwiza ni umuco. Ntabwo bagenderaga ku buranga cyane, nabwo byabagaho kuko bariko byagenderaga ku muco. Ruriya rugo rugira umugeni, rwatanga umugeni kwa kanaka, nta washaka afite umuranga, ko ntabwo byashobokaga. Ni nabyo ubona uyu munsi zubakwa mu cyumweru kimwe mu cya kabiri bakajya mu murenge, nuko nta muranga. Murahurira kuri ayo matelefoni twavuze tuvuga kare, bikaba birarangiye mu gitondo, mu byumweru bibiri bakaba bakoze ubukwe, cya gatatu bakaba bagiye. Ni iyihe nama wagira umwana w'umuhungu udukurikiye cyangwa se umwana w'umukobwa udukurikiye ku rwego rwo kugira ngo bazagire umuryango muzima wa 2050? Inama naho urubyiruko rw'uyu munsi ni uguca bugufi, no kwitonda. No kwitonda, yego niba nta muranga ukibaho urangishije uyu munsi bakubwira ko wirambiwe cyangwa se ko wirambiwe. Umubyeyi wawe ntiyanakuranya kuko batwita ko turashaje, nta bwenge tukigira, bari mu bintu bigezweho. Nurangarangisha umuhungu ngo wahuriye mu nzira ati wandangiye umugabo ngo bisigaye bibanaho nabyo. Ntawe ukirangisha umubyeyi. Umwana aza kuvuga ati mfite ubukwe, akaguzana invitation ukayakira, ati mfite ubukwe 25 kandi uyu munsi ni 10, nawe ugakenyera ukajya mu bukwe. Rero nagira ngo nk'ababyeyi n'urubyiruko tugerageze kwihangana, twe kujya mu baranga nk'abandi bakera, ariko twitonde. Birambabaza cyane iyo mbona umuntu akundana n'umuntu mu cyumweru kimwe mu cya kabiri bakora ubukwe, niho ubona uyu munsi bishwanyuka, nta gitangaza kirimo. Nagira ngo urubyiruko rwitonde, ruce bugufi, rukurikire, rumenye ngo njye gushaka ninde, ese nuwahe, ese ni mwene ndi, ese bameze bati, ese bateye bati. Tugerageze kubaza ngo intabaza irinda ku muzibo, inywera ku muzibo. Oya inywera umuheha. Intabaza inywera ku muzibo. Umuheha uzibye ubundi wakabaye ugomba kubuzibura ukanywa neza, ariko iyo unyoye umuheha uzibye ntabwo bikunda. Rero kandi ngo ubundi ikijambo kubaza gukurikira. Yego Urubyiruko mwe nagira ngo urubyiruko rwacu ruteze amatwi, ni mumanze mubaze, kuko ni mutabaza muzahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Bya bindi ngo ijambo rya mbere urubyiruko rujya gushaka rubanze rubaze, ye guhura na nyina mwiza mu muhanda, ye guhura na se mwiza mu muhanda ngo bafatane urutoki bagende. Arahura n'umuhungu uyu munsi bahurira muri tagisi, akamuha inomero, akamwaka inomero, akayimuhugo, iryo joro bagapanga, ejo bakajyana, iyo bajyana mu gitondo bikaba byarangiye nta kundi. Iyo nagira ngo urubyiruko rwacu namwe babyeyi dufashije abana bacu, tubagaragarize imbogamizi iri aho hantu, ko abantu bashobora kwitonda bagashaka bitonze,
bagashaka bakabanza bakabaza ntibasenye urwuzuye rutaramara icyumweru rutaramara umwaka ugasanga zashwanyaguritse kuko biratubabaje ababyeyi turababaye cyane iyo tubona abana bacu bashaka mu gitondo nimugoroba bagatandukana turababara cyane ugira imana wabona umwana washaka akaremya ugira imana wabona umwana washaka akabyara agatunganirwa nta wifuza ko umwana we ataremye ariko tubigizemo uruhare nk'ababyeyi tugashyiramo imbaraga nyinshi abana bacu byakunda cyane cyane umubyeyi w'umugore. Urakoze cyane mama Mariciane. Eric, aho mbere yuko tugira akantu nashaka kumwongereraho, urabona hari ikibazo Kagambage yarabajije mukecuru, hari aho Urugamba avuga ati nibura umukobwa ukishinga bagushuka, niba sura umuhungu ugashirira mu maraha, urasenya urwo wari gushinga ugashengera utambaye, noneho ni ukuvuga ngo nicyo gisubizo naheza Kagambage, ni ukuvuga ngo niba uri umukobwa ukishinga abagushuka, niba se uri umuhungu ugashirira mu maraha, urasenya urwo wari gushinga, ni ukuvuga ngo urarusenya mbere y'uko ugira ute urugeramo. Ndumva ari icyo gisubizo namuha, niyo mpamvu Urugamba arimo inyigisho nyinshi ku ngeri zose. Nanjye kiraho akantu nakongeraho, baravuga ngo ibigezweho ntibihoraho, situgendera n'ibigezweho se nk'urubyiruko, ariko ntago bihoraho. Ariko hari umuhanga wavuze ngo umuntu ubaza aba ari injiji mu gihe cy'umunota, ariko umuntu utabaza ni uko ahora. Intaba zirira ku muziro. Nari ngiye kubaza Eric nti nk'uko umubyeyi wacu yatuganirije, hari ukuntu nk'umugabo uterera ijisho imbere wenda ukareba nko mu myaka 10 ukibaza ngo umukobwa uzagukomokaho uko umwifuza kugira ngo azagere kuri cya kindi umubyeyi yaratubwiye, ariko ubwo umukobwa afite nyina. Ndashaka kukumva nk'umupapa, ni ibiki wabwira abamama abadamu, ni iyihe mpamba wabaha kugira ngo ubafashe kuzirikana ibyo bagomba gushira mu bana babo kugira ngo mu myaka 10-15 bazabibone? Mvuze 15 ariko reka tubigire 20, kuko ubwo niba ari umwana wavutse uyu munsi tumuhe kugera nko muri 20 cyangwa 21. Yego, urambajije uti ni ibiki bagomba kuzirikana? Yego, nk'ababyeyi b'abadamu b'abamama, ni ibiki bagomba kuzirikana mu rugo kugira ngo bizaherekeze ba bandi barimo gutoza? Ngira ngo wenda sinzi ndabishyira nko mu buryo bubiri. Icya mbere ni ugukora, gukora iteka ryose, uko wabigenza uko ariko kose, urugo waba ufite rwose uko rwaba ruteye, ariko muri aho mudakora, muri aho mwuzuye ubunebwe gusa, ntekereza yuko iterambere ntimwaribona, ariko kandi birangira n'umutekano utagenze neza. Hanyuma yenda ngaruke ku kindi kijyanye na indangagaciro nk'uko umuco nyarwanda zitubwira, cyangwa se nk'uko n'imigani igenda ibivuga. Hari umugani nzi ukunda kuvuga ngo uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Ni bya bindi nyine biraza bikagaruka ku mubyeyi w'umumama, nk'uko ikiganiro kibivuga, turi ku mumama. Umugabo urabizi ntabwo akunze guheka mu muco wacu niko tubizi, nubwo uko isi igenda itera imbere hari abo tubona basigaye babaheka no mu tuntu tumeze nk'utubaga hano imbere. Wibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Hanyuma rero ubwo nabanje mvuga ku kijyanye no gukora, ubwo ngarutse rero ku kijyanye no mu rugo, mama arahari, abana barahari. Akenshi nk'uko umuco nyarwanda wakunze kugenda bigaragaza, bitameze neza wenda nk'uyu munsi. Kera wasangaga abantu b'abagabo bagiye guhiga, abandi bagiye yenda guhinga umushike, abadamu cyangwa se abamama bari mu rugo. Umwana rero niho
akura indangagaciro kenshi. Ni ukuvuga ngo mama wowe niba uri umuntu uri gukunda kwikoza ibintu mu rugo uko wiboneye bidahesheje umuco, isura nziza, ubikorera aho umwana areba, umwana buriya ashobora kudahita byigana uwo mwanya, ariko ejo hari igihe agenda akabikorera ahandi hantu utazi nko ku ishuri cyangwa n'ahandi ari gukinira, bikazanamukuriramo kugeza abaye umugabo, akazanashinga urugo, yamara kurushinga ukabona bya bindi yahoze yigana kuri mama we nibyo akirimo, urumva. Hanyuma nanone ubwo nkaza nkabijyanisha no ku Kagamba yahoze abivugaho ikintu kijyanye buriya no kwihangana. Kwihangana nicyo kintu nabonye gihatse ibintu byose ku mama. Gishobora kuba ndi umupapa nkunze kuza ndi mu rugo ndi umusinzi, atera amahane nkamenagura ibintu nkagira gute, ariko uburyo ki mama w'abana arimo kwitwara muri ibyo bintu, bibera impamba umwana. Ubwo reka tugende ahanini ku kintu kijyanye n'abana b'abakobwa. Ni ukuvuga ngo ibyo mama wawe arimo yikoza mu rugo, indangagaciro agenda agaragaza mu rugo, umwana w'umukobwa nashaka 90% ashobora kuzagenda akaba ariyo myitwarire agira nko mu rugo. Yego, sibyo? Rero wambajije uti mu myaka nk'icumi iri imbere nk'umuntu w'umupapa ubona ari nk'ibiki wenda umubyeyi w'umumama yakabaye akora ku buryo byazabera impamba abana yabyaye. Icya mbere nabanje mvuga cyane ikintu kijyanye no gukora, umubyeyi agatoza abana gukora, ariko gutoza abana gukora ntabwo ari ukubabwira ngo bajye hariya bakore, kwa kundi uri mu turimo ukamubwira mfashe iki, ubumenyi ngiro. Yego, icyo ngicyo nakigira nka kimwe mu buryo ndi kuvuga. Hanyuma aricyo kwihangana cyo nyine nakigize nk'ipfundo rimwe ariko rigendanye n'indangagaciro, ari byo ngibyo navugaga. Mama rwose ibikorwa ukora mu rugo, ibyo ubwira umwana, amagambo uvugira mu rugo, nakunze akenshi kubibona ukabona nk'umuntu w'umumama agatinyuka agatukana ibintu ntazi ibyo ari byo. Atuka umugabo ari ashobora no kudatuka umugabo, ahubwo abantu bose, no mu bantu muturanye, mugapfa inkoko wenda yaboneye umuntu, noneho aho kugira ngo ugire buryo ki ugenda umwegereye mugire ukuntu mubiganira, niba wanarakaye ugahita uvugira ku gasozi n'abana bumva ati wakiwe ibintu byinshi ukaruhuka. Burya uko bukeye uko bwije, umwana bazagenda ukumva ari nko gutuka mugenzi we, asubiyemo bya bintu, wacaho ukibaza ati se ibintu byagenze yabikuye, yashaka ukumva ari kwita umugabo we wambwawe umeze nk'umushizi w'isoni. Ariko iyo usubiye inyuma nko mu mateka, usanga bari ibintu bimeze nka karande ya famiye, karande y'ababyeyi b'uwo mwana, urumva. Hanyuma rero niho nabikubiye mu ijambo ryo kwihangana. Kwihangana mvuga si uguceceka habaye ikibazo, ahubwo ni kwa kontrola amarangamutima yawe, ukavugira ibintu aho bigomba kuba bivugirwa, cyangwa se ukabikorera aho bigomba kuba bikorerwa. Nigeze kuba ngiyo mu byaro, noneho ukajya kubona ukabona nk'umuntu w'umumama yasinze, yanyweye wenda inzoga, aradandarirana. Ubu haje iterambere rero ntabwo bimeze nka kera, ukabona anaza amaguti y'inyumiyo hariya ubwo agiye kwihagarika, hari n'abihagarika mu miyenzi ari umumama uhagaze. Ubwo urambwira ko umwana w'umukobwa uri kubibona arabona yuko nyine ni umuco, ni ibisanzwe, arabifata nk'ibintu byoroheje. Ejo bundi nawe umugore ntibizagutangaza ubona nawe ingutiya yazijugunye, nibyo rwose, nta soni yifite. Buriya rero nyine turi gufatira cyane cyane ku mumama, kubera yuko no mu kiganiro cyabanje nabanje mvuga nti
buriya abana babana n'ababyeyi babibaruka amasaha menshi ugereranije n'umugabo. Nk'ubu reka nguhe urugero, urabona papa w'abana ntari hano, watubwiye ko atari hano, ari Uganda, ariko uri kumwe n'abana. Wenda nawe ushobora kuba waba wari ufite akazi utaraha, ariko byanze bikunze umwe muri mwe cyangwa se uko nkunze kubibona 90% ushobora kubona akazi wewe uri n'umugabo wawe, mushobora kuba muraha mwaranubatse, noneho bikaba ngombwa yuko wewe ubona akazi ukabona na kure. Noneho kubera yuko akenshi kontorore y'umumama ku bana ntabwo ijya imera nk'umugabo. Umugabo ashobora no kugenda agira byinshi bimutinza mu mayira, ashobora no kuba nk'icupa, bitavuze ngo ni umusinzi ukora amabi kubera ko anywa icupa, ariko ibyo biganiro by'aho ngaho by'abapapa bikaba byatuma aterura umuryango akawushyira weho aho ugiye kuba. Ndavuga ubwo ni abana, kubera uburyo mubabungabunga bitandukanye n'umuntu w'umugabo. Bitandukanye n'umuntu w'umugabo. Rero nk'impamba navuga imyitwarire umubyeyi w'umumama yakabaye agira mu rugo ni ugutoza abana gukora, icyo ni cyo cya mbere. Ni ukubatoza ku ndangagaciro ijyanye n'ibikubiye mu kwihangana, kuko akenshi nk'uko umukecuru Melissa yanabivugaga, ati umutima iyo uguye mu nda umuntu arapfa. Niyo mpamvu hari ni terime ikunda kuvuga ngo umugore ni mutima w'urugo. Byo ntabwo yabeshye, iyo umugore ibintu byose byamupfiriyeho urugo rurahirimo. Niyo buriya umwana cyangwa umugabo, akenshi umugabo ari nk'umuntu umeze nk'ukirara cyangwa umuntu ufite imyitwarire idakwiye, ubu uyu mubyeyi w'umumama agira uburyo bugiye butandukanye bw'amayeri bushobora gutuma amuvana muri bya bintu bibi akamugarura. Buriya iyo wanze no kugaruka yarabigerageje, ubwo nyine sinzi aba ari yakarande ikuziringiyeho yanze gucika. Ariko nyirizina nakunze no kubibona agiye ni ibintu wenda mvuga narabonye, umubyeyi w'umumama n'ubu ngubu nk'ubu wabishatse uru rugo mwarusambura mu minsi segura cyane, we wabishatse ukuri umutima ushatse wakwirwaza indwara tutazi izo arizo z'umutima, umutima bikarangira uguye neza cyane, sibyo? Ushatse rwose wahita uruhirika none ahangaha, ariko umupapa yabishaka ntibikunde, kabone niyo yaza ahirimana n'undi mugore ukamubona kuri gate, ushobora kubikontorora ukavuga uti yenda sinzi icyo bikoreye cyangwa sinzi, ukabitwaza bukeya bikazanarinda birangira. Ariko wowe rara uhirimangana n'abagabo, rara irirwa n'ubwungo bwuzuye uburozi n'ibiki byose, urebe ukuntu biri buze kugenda. Induru ziri buvuga. Akantu nakunganiraho hantu rero, burya uzarebe barya abanyarwanda bavuca umugani cyane, kandi si umugani, ni ibintu bigaragara cyane. Nta mupfakazi w'umugabo ubaho. Nta mupfakazi w'umugabo ubaho. Umugore apfusha umugabo uzi kwihangana, yagira abana babiri, yagira batatu, yagira umwe, akihangana akarera abana be, urugo rukomeza rukaba urugo. Ariko umugabo iyo apfushije umugore biba byarangiye nta kundi. Iyo adashatse umugore mu maguru make byose birayoyoka bikarangira. Kandi iyo ashatse wa mugore n'abana ntabagira, azana wa mugore yazanye akaza abana ntabagira. Ariko umugore nyamugore iyo apfakaye urugo rukomeza kuba urugo, niyo umugore nyamugore ntabwo ngo maje imitima ntiyayiringanije. Ariko iyo ageze umugore muzima akagira agapfusha umugabo, urugo rukomeza rukaba urugo. Ariko nta mugabo wihanganira upfakazi ubaho, kuko ntabishobora. Rero ako kantu yitwa ngo umugore ukurusha umugore akurusha urugo. Umugore ni umuntu ukomeye cyane. Nigeze kubibona, hari umuntu twari duturanye iwacu bari batuye, yapfushije umugabo afite abana biga segonderi, ariko akagira abantu b'abagabo bamwaporosha akabima umwanya burundu. Hari n'ubwo yigeze gufata umwanzuro abwira, hari umugabo wari urimo gukomeza nyine gutyo amutesha umutwe byaho, ngira ngo muri kumva icyo cyangwa kuvuga. Noneho aza gufata umwanzuro ahamagara umugore we,
ahamagara umugore w'uwo mugabo aramutumira bisanzwe nk'uko watumira Pavuro, atumira n'umugabo, urumva barahahurira baraganira basoma agacupa, barangije uwo mumama rero aterura ikiganiro. nyir'urugo nyir'urugo umugabo yarapfuye watumije aterura ikiganiro arabaganiriza neza cyane rwose, arangije abwira uwo mugore w'uwo mugabo ibyo umugabo we yigira ngubwo yabaye inshuti. yabaye inshuti. Ibyo bintu rero ni kimwe mu nzira zo kwiyamururaho ibintu bimwe na bimwe bishobora kumuganza. Ibyo bintu biza bishaka kukwataka iyo udafashe umwanzuro mu maguru mashyashya. Sinzi biriya bintu mukecuru niba wenda wajya byemera bivuga ngo abagore ni abanyantege nke. Sinzi ko njya ibya byemera kera bataramenya ubwenge. Ntabwo njya byemera. Ibyo ngibyo abagore bo bagira ubwenge, ahubwo bari barabuvukijwe, bari barabukijwe kugira ubwenge, barabaye abantu batagomba kugira ubwenge. Aho bababwiraga ko nta mugore urya ihene, iyo ari ihene amera ubwanwa. Ibyo byararangiye. Nta mugore ukama inka, uyu munsi barazikama kandi ntacyo byatwaye. Iyo bagakamye inka baramusendaga, ntabwo yanyura kurara muri urwo rugo. Abana ni ikijyanye n'imyitwarire, kwihangana ndetse no gukora yego mu rugo. Murakoze cyane. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, ndagira ngo Ruth atubwire, iyo tugira inama abandi badukurikira tuba turimo kwigira inama natwe. Ese nk'umumama ni iki kintu ubona wabwira abandi badamu badukurikira hano kuri Hanye Space bagomba kuzirikana iteka mu gihe barimo kurerera u Rwanda ndetse n'isi? Murakoze. Ntabwo ndi bujye hirya y'ibyo abandi bavuze, ariko wenda icyo nabwira abadukurikiye ni ukuvuga ngo umumama agomba kuba umumama nyine. Ni ukuvuga ngo nubwo hajeho ikintu bita ngo ni iterambere, abantu bagashaka kugaragaza ngo uburinganire iki, ariko uburinganire abantu babwumva nabi. Noneho hari ukuntu abagore ashaka kurenga, buriya nubwo uburinganire buhari, ariko twibuke ko hari n'imico karemano, hari uburyo Imana yaturemye butandukanye. Ni ukuvuga ngo jyewe uyu munsi ntabwo umugabo yakonsa umwana. Ibyo rero ntabwo nzavuga ngo kuko bavuze uburinganire ngo niba mbyara umwana ngo uyu ndavuga ngo uyu munsi ndamwonsa ngo nawe umwonse. Ni ukuvuga ngo n'ubwo ubwo buringanire buhari, ariko hari ibintu karemano dufite tudashobora guhindura, kabone n'ubwo byagenda gutya. Guteka umugabo yateka, gukubura yakubura, guhinga mwese mwajyayo, ariko hari ibyo umugore yakora umugabo adashobora gukora, kabone niyo byagenda gutya. Urugero, nta mugabo watwita ngo byara umwana twumve ngo umugabo ngo yagiye ngo muri maternité kubyara. Njya numva ngo hari ahantu ntabwo byemera. Ibyo bintu karemano dufite ubwabyo byonyine tugomba kubiheraho, tukamenya yuko icyo umuco udutegeka tugomba kugendera kuri ibyo. Hanyuma rero twagiye ku kintu cyo kubaha, nicyo twahereyeho bavuga abagore bagomba kubaha abagabo iki, ariko tugereranije wenda uko mbizi nubwo ntari uwa kera cyane, ariko amateka icyo atubwira ko kera umugore yabaga ari umubyeyi wo kuba mu rugo, akabyara abana, akamenya urugo, agateka, akarera abana, akaba akarabya, akabyara, agaheka n'ibyo. Umugabo nawe yakajya gushaka imibereho hanze no gusenya. Tujya tubona mu mateka bajya gusenya bagashaka amafaranga, akajya guhinga, akazana mu rugo, asanga umubyeyi ari mu bana. Ariko uyu munsi hari icyo mvuga, ntabwo ndi buvuge ku bamama gusa kuko urebye twagiye mu kiganiro cy'umuryango. Ni ukuvuga ngo umugabo w'uyu munsi nawe arashaka icyubahiro gusa, bamwe ariko urugero, umugabo abyukiye ku muhanda arakina igisoro mu gitondo kugeza nimugoroba. Umugore yabyutse yagiye kugikwa, yagiye guhereza, yagiye akora ikiyede, yikiriwe haratashye, agiye kugura umufungo w'ibijumba. Wa mugabo aratashye aje gushaka icyubahiro, arashaka kurya, kubahwa, arashaka icyubahiro. Ese uwo muntu mu by'ukuri mbwira wowe icyo cyubahiro
ushaka wagikura he rero twavuze ngo ikintu umuntu aragisigasira ni ukuvuga ngo kera ngiye mbona abagore impamvu bubahaga abagabo cyane kurenza ubu ni uburyo cy'abagabo nabo bitwaraga b'icyo gihe ariko umugabo w'uyu munsi nubwo atari bose hari abafite iyo myumvire avuga njyewe ndi umugabo akagenda akicara kuri kaburimbo akirirwa areba imodoka umunsi ukira umugore ibaza uwo mugore wagiye hejuru azibara azibara imodoka abazibara ni ukuvuga ngo wenda nubwo twirinze gushaka kugaragaza ibintu umuntu akora ariko wenda ngewe hari ahantu nigeze kujya tugiye gukemura ikibazo nako baransanze umudamu umugabo niwe waje gutanga ikirego avuga ngo umugabo ngo umudamu wanjye ngararana ngo ikabutura noneho ndangije ariko gucyo ashaka kuvuga nyine noneho nza kuza gutumira umugore ndamubaza ibite byawe bimeze bite noneho umugore nibwo yavugaga atari kureka mugabo we ati uyu munsi ubyukira ku muhanda wicaye kuri kaburimbo aho wicaye abantu bose bagucaho njye nkagenda nkajya kugikwa nkirirwa mpereza nkirirwa nkora ikiyeda abantu bose barabizi warangiza ukagera mu rugo ugashaka ngo ningu hagibwa izo mbaraga icyo cyubahiro uragihabwa kivuye he umugabo byavuye ahatsinzwe bigaragaye ko nawe hari inshingano adakora rero uyu munsi ibintu ni ukuvuga ngo ibintu nimagirirane uyu munsi wishaka icyubahiro nawe utagize gute utakoreye ushaka kubahwa nawe uriyubaha niba rero uyu munsi ushaka ko njye ndi bukubahe wowe utiyubashye ntabwo byakunda niba wowe mu mama ushaka ko umugabo wawe ari bukubahe nawe wiri butembagara hariya abantu bose bakubona ntabwo icyo cyubahiro uzakibona ibintu rero byose ni magirirane ariko icyo navuga cyane cyane kuko ikiganiro cyacu kiri kuvuga ku ba mama ni ukuvuga ngo umumama akwiye kwera imbuto nyinshi zirenze iz'umugabo yamwerera kuko twebwe n'ubundi kuko natangiye mvuga ibintu karemano twaremanywe kwihangana hari ibintu umugore ashobora kwihanganira ariko umugabo adashobora kwihanganira turabizi rero ikiriho icyo navuga abamama badukurikiye ni ukuvuga ngo mu rwego kugira ngo twubake umuryango abamama tubifitemo 90 ngiye ku bwanjye ku myemerere yanjye mbona abamama dufite 80% yo kuba umuryango wasigasirwa abagabo nabo bakagira 20% kuko abagabo nibo soko twe turi soko bavomaho murakoze cyane yego umugabo uhohotera umugore ngiye ikintu nsigaye mbona mu miryango mitoya hariya usanga bano bagabo hari uburyo nushaka umugore wenda ashaka kuba ingare reka mvuge mu ubwo buryo cyangwa se akaba yoroshye uko umukandamiza gutya wowe dukurikiye wenda ndavuga bubatse cyangwa uri umusore cyagiye yabyaye babana bagakura ni handi uzasanga abasaza umwa ufite abana 5 ugasanga ntago n'umwana ukoheza 5 byose ni kuri mama kuri nyina icyo gihugu witegura ko uzabihana nzabagabo njyemo n'abasaza benshi bahoze bakora mu mishinga aho ugasanga mama wa umudamu abana bamugure tablet isari kugenda kuri gatoshi idafite cya gifuriko cy'inyuma icyo navugaga bimwe twavugaga ko icyo byari cyo usarura iyo umwambuye ijambo gutya ashaka kugendera ariko akihanganaga kujya kanamba ku bana ariko igihe nanone babana bazakura barabona simpumye icyo gihe nawe umenye ngo bazajya bakubita nyina ibintu byose umwana uzahirwa cyaba higa bose ubone aba mama barakuze abasaza bagasaza nta jambo byarakomotse ko wa mugabo atumvikanye n'umudamu muri cya gihe yakoresheje ubukingi bwe cyangwa ubwami bwe akabukoresha ububasha ahabwa n'uwo muco birengeje amategeko ariko igihe runaka agakandamizwa. Yego murakoze cyane ngo icyo ubibye nicyo usarura wowe mama icyo ubibye nicyo usarura. Tujye gusubikira hano uyu munsi ariko iki kiganiro ndumva tuzongera tukakigarukaho tukacyagura kuko icyifuzo nuko mu by'ukuri tugira icyo dufasha ababyeyi mu kurera ariko tunareba umuryango urenze mu rugo rwawe tureba umuryango nk'umudugudu nk'akagari nk'umurenge nk'akarere nk'igihugu ndetse tukanareba ku isi yose kwibaza ngo ngewe mama umwana wanjye nk'uko Bibiliya ibidutoza ni impano ni umwanda uturuka ku Uwiteka ariko se mbihinduye nkavuga ngo uyu mwana ni umwanda ngiye guhereza isi ese ni impano ikwiriye
guhereza isi aho ngira ngo niho twasubikira tugasezera abakunzi bacu tubabwira ngo naho ubutaha. Murakoze.